Turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri aka kanya, twongeye kubaha ikaze kuri Rusasa TV, mwumviraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, indirimbo, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byerekeranye no kuyoboka Imana cyangwa se gukora ibikorwa bishimisha Imana. Muri aka kanya rero tuje kubasangiza inkuru yumvikana mu karere ka Musanze, mu murenge wa Gataraga, aho bita mu Rwinzovu, habaye ibonekerwa ry'umubyeyi Bikira Mariya wabonekeye abantu. Amakuru avugwa rero avuga ko yabonekeye abantu, yari ari mu giti, abantu aribwo bamubonaga. Murabona ko hari imbaga y'abantu nyinshi cyane, abo bose bari baje kureba iryo bonekerwa, bari baje ari benshi cyane baturutse hirya no hino. Bamwe bakaba bavuga ko bamubonye, abandi bakaba bashidikanya, buri wese akagenda abivuga mu buryo bwe, ndetse bikaba byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano zihagera kugira ngo barinde abaturage, bitewe n'ubwinshi bwabo hatabasha kuba hagira umuntu ugiriramo ibibazo bigateza ikindi kibazo. Rero icyo tugomba gutegereza ni ukumenya ese Kiliziya izabivugaho iki. Gusa ubu ngubu igihari ni uko batari kubyemeza, babihakana ko atari byo, ubwo akaba ari ugutegereza igisubizo Kiliziya izaduha. Ndabashimiye rero mwese twabanye, kandi subscribe, ukore na share kuri bagenzi bawe. Turabakunda. Iyi ni Rusasa TV. Bye bye.